Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye nitwa Buzumiremyi Jabil. Iyi nkuru ngiye kubagezaho ni ukuri kw'ibyaranze ubuzima bwanjye kugeza aka kanya. Navutse tariki 21 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 1994. Navukiye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akarere ka Kimisagara, umudugudu wa Birama. Namenye ubwenge nsanga nderwa na nyogokuru wanjye wabyaye mama. Mu myaka 6 ishyira 8 naje kujya kuba kwa mama wacu, gusa n'ubundi hari hegeranye no kwa nyogokuru wacu. Gusa nasanze umuvandimwe wanjye, mushiki wanjye wo kwa mama wacu, turabana, gusa yambereye umuvandimwe mubi, nigeze mbere umuvandimwe mwiza. Nabanye n'umuvandimwe wanjye yahoraga ambwira amagambo mabi atari meza, yahoraga nkomeretsa igihe cyose ku mutima wanjye. Yahoraga ambwiraga ko afite ubushobozi bwo kubona uburozi yanyica akankura kuri iyi si. Mu by'ukuri ntacyo napfaga nawe, nta n'icyo nari nzi napfaga nawe. Gusa mu buzima bwanjye nkunda koroshya ubuzima, nta muntu mba numva nabangamira nk'uko nanjye mba numva ntawambangamira. Akenshi buri munsi, hafi ya buri munsi, igihe cyose yahoraga ambwira ko afite uburozi yabubona akandoga akankura kuri iyi si. Igihe cyaje kugera arabubona mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa mbere. Abigeraho arandoga hafi yo kunyica, hafi yo kubura ubuzima. Gusa umuryango wanjye niwigeze unererana, wanyitaye bikwiye bajya kumvuza. Kubw'amahirwe makeya ndakira, kubw'amahirwe menshi ndakira. Gusa ntabwo byaje kurangirira aho. 2016 nabwo yaje kongera kundoga, anesi kidayimoni, ikintu kinyonga amaraso mu nda yanjye, kikajya kinyunyuza amaraso. Cyazaga hagati ya saa 9 na saa 10 za nijoro, cyanyogaga amaraso menshi cyane. Navuye ku biro 85 ngera ku biro 64, ndananuka biteye ubwoba. Handi umuyaga wazaga ndi mu muhanda, nkafata igiti cyangwa ikibambasi nkagifata kugira ngo umuyaga utantwara. Bwari ubuzima bugoye, ntabwo bwari ubuzima bwiza. Baramvuje inaha i Kigali, bamvuza mu Batanzania biranga, bamvuza Uganda biranga. Gusa hari ikintu kimwe naje gukora cyangiriye umumaro kiruta ibindi byose. Igihe kimwe, ijoro rimwe, naje kubyuka saa 7 za nijoro. Ndabyuka ndiyuhagira, ndakarawa, ndatawaza, ndasari, niyegereza Imana, ndayitakambira. Nasenze isengesho abasilamu murarizi ryitwa tahajudi. Natakambiye Imana nyisaba ko yanyiza ibi byose biri kumbaho, ko yankoramo icyo kintu kinyonga amaraso cyari kirembeje ubuzima bwanjye. Wallahi Mwenyezi Mungu nigeze anererana, yaranyumvise, yumva ubusabe bwanjye, yakira ubusabe bwanjye, arabusubiza, ndakira. Ariko nagize ngo birarangiye, ntago ryari ryo herezo. Gusa nyuma yaho nakomeje guhura n'ibindi bigeragezo bikomeye, bihambaye cyane. Tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2019, iyo tariki uwo mwaka nibizigera biva ku mutima wanjye. Saa 11 za mu gitondo n'igice, hari ko wa mbere, nibwo nakomangiwe n'abashinzwe umutekano. Urugi bendaga kuruca, bendaga kurukuraho, bambwira ko nafashe umwana w'imyaka 9 namusambanyije. Nyamara atari ibyo, ari ibinyoma. Ari umudamu wansabye ubushuti, nkamwangira, nkamwanga, ambwira ko azajya nkorera buri kimwe cyose, nkacyanga, nkamubwira ko bidashoboka nakundana nawe, kuko hari undi nari mfite yambuzaga. Ndamubwira ntibishoboka. Nibwo yagiye mu rwego rushinzwe umutekano mu gihugu, RIB, ababwira ko nafashe umwana w'imyaka 9 witwa niyo nkuru Beyonce, avuga ko namusambanyije. Banshyira mu kasho
bankoresha statement mbabwira ko ibyo banshinja atari ukuri. Ndababwira mufata umwana mujye kumusuzuma nanjye basi munsuzume murebe ko hari n'urwara rwanjye rwamukozeho. Nibabyumva naje kujyanwa muri parike, bambaza ko ibyo nshinjwa ari ukuri, mbabwira ko atari ukuri. Baje kujyana umwana kumupima kwa muganga ku bitaro bikuru bya polisi by'igihugu berereye Kacyiru. Ibizamini bishyikirizwa umukuru ushinzwe abaprezidanti bose bo mu gihugu cy'u Rwanda witwa Ale. Nagiye kuburana musabye ibimenyetso bimfunze, avuga ko umwana atigeze asambanywa, akiri isugi, agifite n'akaranga busugike, ari na muzima, nta n'ikibazo afite mu buzima bwe. Naje gusaba ko narenganurwa, ndarekurwa. Narekuwe tariki 3 z'ukwezi kwa 7 2020. Namaze amezi 9 n'iminsi 3 mfungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge y'u Rwanda. Mama wangendanye amezi 9 mu nda ye, nigeze nsura mu munsi wa rimwe. Gusa ndashimira nyogokuru wanjye witwa Nyirabahizi, na mushiki wanjye witwa Musengimana Fatuma, na murumuna wanjye witwa Yasin, n'umama w'inshuti yanjye witwa Mama Che. Abo nibo bantu bagerageze kunsura kuri gereza nkuru ya gereza ya Nyarugenge Imageragere. Gusa umuntu ugusuye muri gereza, uwo muntu ni w'agaciro gakomeye cyane gahambaye. Amashuri abanza nageze mu rwunge rwa groupe scolaire Kimisagara. Gusa bigeze mu mwaka wa 5 naje kujya kuba kwa mama wanyibarutse. None ntabwo yambereye umubyeyi mwiza kuko maba nabayeho nabi. Yamfashe nk'umwana utari uwe, tugirana amakimbirane akomeye ahambaye. Nyambereye umubyeyi mwiza, yambereye umubyeyi gito. Ngeze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, sinakomeje kwiga nk'uko abandi banyeshuri bose bigaga. Byatumye na cours du soir ihagarara, nkajya niga nabi, bituma nza gutsindwa amakosa atarayanjye. Suko nari umuswa, nari umuhanga, ntabwo nari umuswa. Byatumye niga nabi, nkoze ikizamini cya leta ndatsindwa. Musaba ko yanyishyurira akaba yangurira nkiga nkakomeza muri secondaire, arabyanga. Nagaruka yarabuze ubushobozi, afite ubushobozi buhambaye. Ni umukirekazi uteye ubwoba, afite amafaranga menshi cyane. Namusabye ko yanyishyurira, arabyanga, ambwira ko we ko atize niyakize. Iryo ni ijambo ryambabaje mu buzima bwanjye kugeza n'aka kanya. Narabyirengagije, ndakomeza ubuzima busanzwe bigera mu mwaka wa 2016, ubwo ndi kumwe na nyogokuru wanjye tubana mu rugo. Musaba ko mu bushobozi buke afite yamfasha nkiga umwuga wazangira umumaro. Turaganira, mubwira icyo nifuza kwiga. Niga hoteleri, nize mu kigo cya Corono Community College, ikigo cy'abamansera giherereye Kimisagara. Igihembwe cya mbere nasoje ndi uwa mbere, ngira amanota 90. Gusa Nyirasafari niyambereye umuvandimwe nyawe, yakomeje kungendaho bikomeye cyane. Aribwo yankoreye ubugome bubi bw'indengakamere, anziza ubwenge bwanjye mfite, ubwenge bwanjye karimano. Arandoga bikomeye bihambaye cyane, nkajya ndara nasinziraga amasaha make yabaze. Nigeze kumara ibyumweru 3 narya namo kubera amarazi. Ndagenda naranuka mera nk'umushushwe. Abantu bakavuga ngo nakoreye aho, nanduye sida, mfite ibirwara ndwaye. Twatanze amafaranga 100,000 tujya ku bitaro byo kwa Kanimba, baransuzuma babura indwara nini. Kumba ari amarozi banyuherereje, agira ubuzima bwanjye nabi, mba nabi. Gusa ndashimira Imana yanjye yarokoye ubuzima bwanjye. Nakomeje kwiga ndwana zitaraburinga. Igihembwe cya mbere nisoza neza, cya kabiri ndakiga, n'ubundi mu wa mbere amanota aragabanuka, ngira 85. Mu gihe igihembwe cya mbere nageze 90.
cya gatatu nabwo ngira 85 nkomeza nza ndi uwa mbere. Ariko ibyo byose ntacyo kuri we yumvaga ko iterambere ryanjye ryiza kuri we ari akababaro kuri we. Nakoreye stage Karisimbi Hotel, bingirira akamaro, bimfasha kuzajya mbona n'ibiraka muri hoteli nziza zikomeye nka Hoteli Serena Hotel, nzajya gukoramo ibiraka nkabona amafaranga yatuma ubuzima bwanjye bukomeza kugenda imbere neza. Gusa ibyo byose ntabwo byabashije kungendekera neza. Nararwanye, nakomeje kurwana intambara yose ishoboka kugira ngo ndebe ko ubuzima bwanjye bwazaba bwiza kurushaho. Mu mwaka wa 2019 mfata umwanzuro wo kujya kwiga amategeko y'umuhanda kugira ngo nshake provisoire nzakorere permis. Niza amategeko y'umuhanda kuva ku ngingo ya mbere kugera ku ngingo 159 zigeza amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, nyafata mu mutwe ndayazingatira kugeza n'ubu ngubu. Nariyandikishije njya mu kizamini, ngeze muri stade Amahoro i Remera. Ibintu biri supurima mu mutwe wanjye bamereje ikizamini biri supurima bivamo, ndatsindwa. Bari bandoze nanone. Nyirasafari ahora ngendaho ku buzima bwanjye bwose. Yarandoze ibintu byose ndabyibagirwa. Gusa hari umuntu umwe nahuye nawe arambwira ngo ninongera kwandikisha mu kizamini sinzagira umuntu nzabwira itariki nzakorera kizamini, kandi ningera mu kizamini nziragiza Imana nyisabe kumfasha no kunyorohereza. Narabikoze ndabyubahiriza, ngeze mu kizamini ndagitsinda, nyitsinda neza cyane kabisa. Provisoire ndayibona, gusa ubu sindabona ubushobozi bwo gushaka permis. Ndacyari gushaka amafaranga ndebe ko nayabone kuzashaka permis. Kugeza n'aka kanya ubuzima bwanjye ni bumeze neza. Kuva nafungurwa n'ubu baracyangendaho. Sogokuru wanjye yapfuye umwaka wa 2014 nitwa Rusukiranya. Yasize ndaze urugo rwe avuga ko ngomba kurubera umuyobozi warwo. Gusa bamwe mu bana be n'abuzukuru be bateye induru bavuga ko nakwiye kuba umuzungura w'urwo rugo, nari umwana we ndi umwuzukuru we. Nanjye mbabwira ko atari byo ndambirijeho, sibyo nyeneye. Mfite amaguru n'amaboko yanjye sindi ikimuga, nzakorera ibyanjye. Gusa nibama amahoro bareka gukomeza kundoga. Ubuzima bwanjye bugumye ari bwiza nawe ngendaho. Sindi ikimuga, mfite amaguru n'amaboko, nzakorera mbona ibyanjye. Ndindwanye nziza utagipfa gutsindwa. Gusa mu buzima bwawe uzatanga ibintu bitatu: amahoro, imbabazi, urukundo. Uzanga ibintu bitatu mu buzima bwawe: akarengane, ubuhemu n'akagambane. Uzifuze gutunga ibintu bitatu mu buzima bwawe. Uzifuze gutunga ibintu bitatu mu buzima bwawe, uzanabikoreshe kuko bizagufasha mu buzima bwawe. Uzakoreshe ubwenge bwawe, umutima nama wawe ndetse n'imbaraga zawe. Uzanga inshuti y'indyarya kuko nta kizakugezaho. Uzange babihemo kuko ntacyo bazakugezaho. Ntuzakunda ibintu kurenza abantu. Ikintu cya mbere kibaho kiryoha muri iyi si ni urukundo. Ntugakunda ibintu kurenza abantu. Kunda abantu. Ibintu ni abantu, ntago ibintu ari abantu. Ibintu ni abantu. Ntukifuze kubaho nk'uko mugenzi wawe abayeho. Ntukavume Imana itavumye. Mbayeho kubera Imana, simbayeho kubera aho abantu. Abantu ni babi, abantu si beza. 2013 ndogo hafi yo kubura ubuzima bwanjye buri mu kangaratete. Imana niyo yarokoye ubuzima bwanjye, ndavurwa ndakira. 2016 nzira umutwe wanjye, nzira ubwenge Imana yamaye, ubwenge bwanjye karemano. Nararozwe bikomeye hafi yo kubura ubuzima bwanjye, nanone Imana irongera irokora ubuzima bwanjye.
ibukura mu kangaratete ibushyira ahantu heza. 2019 bifuzaga ko najya imageragere nkazapfira muri gereza, bifuzaga ko nazongera kubaho ubuzima bwiza, bifuzaga ko nzabaho nabi nkazagira iherezo ryiza muri iyi si. Gusa hose Imana, ibyo bigeragezo byose Imana yagiye ibinyuzamo neza kandi nkabitambukamo kigabo. Ubugabo ntago ari ubutumbi, ubugabo ni ibikorwa ukora, ubugabo ni ibikorwa ukora bikivugira. Ntukifuze, kuko kwifuza ni icyaha, ahubwo wowe uzatakambira Imana yawe izakumva, izaguha icyo ushaka. Ntuzigere wizera inzira n'imwe y'abapfumu, iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Ntuziringire abapfumu, ni babi cyane. Natakambiye Imana iranyumva, aho hose hanyuza neza mu mahoro. Murabona ko meze neza, ntacyo mbaye. N'ibindi bishobora kuzaza imbere yanjye nazi ibyo ari byo nzabitambukamo neza kandi mu mahoro. Banyekera ibibi byinshi ariko sikomeza, bamvuga ibintu byinshi bibi bitandukanye ariko siko kuri. Gusa iyo nibutse aho navuye naho ngeze ubu muri aka kanya, umunsi ku wundi, isaha ku yindi, umunota ku wundi, isegonda ku rindi. Nyogokuru wanjye witwa Nyirabayezi, mushiki wanjye witwa Musengimana Fatuma, murumuna wanjye witwa Yasine, n'inshuti yo mu muryango witwa Mamace. Abo bantu murambasabira ngo Nyagasani azabamere kuzagira iherezo ryiza muri iyi si, azabamere kuzajya muri arijana batabaruriye ibyaha byabo, azabamere ubutunzi muri se, azabayo gutunga no gutunganirwa muri iyi si. Gusa mbwira ko unyanga wese bitewe n'ibyo bamvugaho ntago ariko kuri. Ukuri aba ari ukwa nyirako. Ntukabaze ukuri k'umuntu kuri rubanda, egera nyir'ubwite umubaze, umuganirize, umubwize ukuri, akubwire niba ibyo avugwa hari ukuri cyangwa atari ukuri. Amabwire arasenya ntago yubaka. Gusa menya ko abantu atari beza. Aho tuva ni habi, gusa aho tujya ni habi kurushaho. Ariko kugira ngo hazatubere heza, nitwe tuzahagira heza. Wowe unkurikiye muri aka kanya, urebye aho uva ntago ari heza, ariko ahazaza imbere yawe hashobora kuzaba heza. Kugira ngo hazakubere heza ni wowe uzabigiramo uruhare, nta wundi muntu uzabigiramo uruhare. Zirikana ko abantu atari beza, nta cyiza bakwifuriza. Ujye umenya ko gusa muri iyi si 80% wanzwe, 20% ukunzwe. Icyo gihe bizatuma ufata umwanzuro ku buzima bwawe, umenye n'icyo gukora icyo ari cyo. The bad. Wallahi abantu ntago ari beza kabisa. Gusa hari abantu nazibagirwa mu buzima bwanjye. Umuntu wa mbere nazibagirwa ni mama wambyaye. Yarambabaje kugeza n'aka kanya, mfite ibikomere byinshi kuri we. Sinzi niba ari n'ikiguzi cyabyishyura kubw'ibikomere mfite. Bimwe mu byo nazibagirwa, njya nibuka igihe namubwiraga ngo nanyishyurire amashuri nige nshaka akazi nanjye ndebe ko nzabaho nk'abandi. Yambwiye ko nta bushobozi afite bwanyishyurira amashuri, kandi mu by'ukuri afite ubushobozi buhambaye. Ntacyo abuze, ntacyo yifuza kurya kuri isi ngo akibure. Icyo yifuza cyose arakibona. Yambere mubyeyi gitoya, yababaje ubuzima bwanjye kenshi cyane gashoboka. Undi muntu nazibagirwa, Nyirasafari na Simu, sinzamwibagirwa cyane. Yababaje ubuzima bwanjye kenshi, abushyira mu kangaratete, ngaya amarozi, ibiki byose, bigatuma nkekwaho byinshi bitari byo, bitari ukuri, ari ukubera we. Gusa nabi ntago yishyurwa indi. Niyo muye nawe ngenda mutorera salama nkamusuza ntacyo bintwaye. Ntuzihorere, uzasaba Imana yonyine aba ari izaguhorera.
muhawe n'Imana, umubyeyi wanjye wanyibarutse mu bihe bigoye. Ndagusaba ikintu kimwe, singusaba ibintu byinshi. Ndakwinginze, ndagusabye, basi mbabarira rimwe mu buzima bwawe, umbwire data uwo ari we, data w'ukuri. Gera ucika intege na rimwe mu buzima bwawe, niyo wagera ahakomeye hababaje cyane, niba ubuzima bwawe buri mu kangaratete, uzibuka ko hari Imana isumba byose, uzibuka kuyitakambira. Iyo uyisabye iraguha, iguha icyo uyisabye. Ibiguca intege byose ntabwo ari ryo herezo ryawe. Nubona ugeze ahagoye hakomeye cyane mu buzima bwawe, uzatakambira umuremyi wanjye, nawe azakurengera, azagufasha, azakorohereza, ubuzima bwawe bukomeze bugende neza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Nukizera umwana w'umuntu, uwizera umwana w'umuntu avumwe. Kugera kure siko gupfa. Yeah.